zigiye kuboneka. Ntabwo nzi umusozi wari warapfukiranywe, sinzi birashoboka ko ari urugo. Buri muntu wese Imana yamugeneye umusozi azahererwaho umugisha. Buri muntu wese afite agasozi azata, ariko akawe kari karibagi, wagira ngo ntago kari gahari, kari kararengewe n'amazi n'ibigeragezo. Ariko nagutumweho ngo kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 impinga z'imisozi zigiye kuboneka. Kandi si itariki gusa, ahubwo kuno kwezi kwa 10, reka kuno kwezi kwa 10 mwiteguremo ko hari impinga z'imisozi zigiye kuboneka. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Igitondo cyiza kuri bamwe, abandi birashoboka ko ari umugoroba, abandi ni mu ijoro. Ariko reka dushimire Imana ko buri muntu wese naho ari n'isaha ihari cyangwa n'igihe harimo, reka dushimire Imana ko iguhaye ubuzima, ihabwe icyubahiro kandi ishyirwe hejuru. Natwe turashimira Imana ko yaturemeye igitondo cyiza cy'umugisha. Igitangaza cya mbere twakibonye yaduhaye ubuzima. Njya mbabwira ngo iyi Imana iguhaye ubuzima ntiyakwima ibikenerwa mu buzima. Muri iki gitondo reka mbanze nsenga isengesho ryo gushimira Imana, maze nimara gushimira Imana ntange message Imana yampaye kugira ngo dukomeze tugubwe neza muri Kristo Yesu. Turagushimiye ko nta yindi Imana ihwanye nawe, nta wera nk'Uwiteka, nta gitare kimeze nk'Imana yacu. Mu kuboko kwa harimo ubasha n'imbaraga byatuma nta muntu wakwitanga imbere. Iyo urambuye ukuboko gukora nta waguhina, iyo ushatse kuvuga nta wakubuza kuvuga. Reka tugushimire ko duhaye ubuzima, ibyaremwe byose biguhimbaze, biri byose indimi zose zivuge ko wera. Natwe tubyukiye kuvuga nko waduhaye kuvuga, kandi amatwi yose agiye kwakira iyi message. Nkundire uherekeze iri jambo rikora icyo waritumye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndashimira Imana kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 Imana yabantumyeho. Yampaye message saa 5:30, nari ndyamye ariko ntasinziriye, numva ijwi rirambwiye ngo byuka mvugane nawe. Ndabyuka nicara ku buriri, mfata Bibiliya yo muri telefone, ntangira gusoma Bibiliya. Ntangiye gusoma Bibiliya, ijwi ry'Imana riraza rivugana nanjye, rimpa message ngiye kubaha message nahawe n'Imana. Reka mbabwize ukuri, narababwiye ngo mu gihe nta kimana yambwiye nzajya nza mbasangize ijambo ry'Imana riri kumfasha. Yewe mfite ubuhamya bwinshi bw'iby'Imana yankoreye, nshobora gusangiza abantu imitima yabo igahembuka bagasubiramo ibyiringiro. Ariko nanone mu gihe Imana yambwiye ngo genda ubwire ubwoko bwanjye gutya, nzajya nza mbabwire uko Imana yambwiye, kuko yaravuze ngo mbi nyuma y'ijambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Kuri uyu munsi rero mfite amashimwe menshi yuzuye umutima wanjye. Iyi tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 nibwo havutse umwana wanjye mutoya. Uyu munsi yujuje imyaka 5. Yavukiye mu mateka akomeye ntashobora kubona uko nsobanura aka kanya, ariko uyu munsi mfite ishimwe rikomeye ko uyu mwana mufite na mama we akaba ahari, kuko iyi tariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 byagaragara ko ubuzima bw'umwana bwabura, byagaragara ko na nyina nawe yagenda. Ariko ndashimira Imana, uyu mwana yavukiye amezi 8, uyu mwana avukana umwenge ku mutima, Imana irawufunga, nta muganga ubikoze, ari imbaraga z'Imana zibikoze. Uyu mwana kwa muganga basanga yavuka ikibazo cy'impyiko, batinda kubimenya, babimenya ageze ku rwego yihagarika hakaza amashyira, tumujyana CH baramubaga byanga gukira. Turasenga Imana ikomeza kuvugana natwe, igihe kigeze dukiye kwa muganga basanga ya mpyiko babaze ntiyakira, basanga ukuboko kw'Imana kwarayikijije. Uyu mwana uyu munsi yujuje imyaka 5. Nibutsa ubuhamya, narebye uyu mwana ari kwa muganga iri joro rya mbere, ijoro ry'amashimwe rya mbere, ijoro ryo kongera kwibuka imbaraga z'Imana. Nabyibutse mbura ibitotsi, ngira ngo naryamye nka saa 8. Kubera iki? Nongeye kwibuka imbaraga z'Imana nabonye, nongeye kwibuka imbaraga z'Imana nabonye. Yohana yaravuze ngo iyo amaso yacu yabonye, iyo amatwi yacu yumvishe, iyo intoki zacu zakozeho. Narimbanje kubasangiza ayo mashimwe yuzuye umutima wanjye, ubwo buhamya bw'imirimo n'imbaraga Imana yakoze. Reka nkubwire ngo sinzi ibihuri gucamo, sinzi bihuhagazemo, ariko raba ngo Imana yacu n'umugenga w'ibihe, ibyo bihe bizashira, nawe uhagarara imbere y'abantu hamye gukomera kw'Imana. Imana yampaye message iri mu Itangiriro 18 umurongo waho wa 5. Bene da
yaba ari n'ubwa mbere uryumvishe bwaba ari n'ubwa kabiri nishaka bari inshuro ya 10 na kangahe wumvishira ijambo ariko Imana yari impaye nk'ubuhanuzi imaze kumbyutsa saa 5 n'igice irambwira ngo ninze mbabwirira ijambo itangirira 8 umurongo wa 5 haravuga ngo amazi agenda agabanuka kugeza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 maze impinga z'imisozi ziragaragara. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo umaze igihe umeze nk'uhishwe. Iyo tuvuze umusozi buri muntu wese Imana yamugeneye umusozi azatabarirwaho. Birashoboka ko umusozi uzatabarirwaho ari business ariko uyu munsi n'ukuri yarapfukiranywe yararengewe nta nuwamenya ko wigeze uyikora. Birashoboka ko umusozi uzatabarirwaho ari umusozi w'akazi ko muri biro hahandi uzahabwa akazi ariko uyu munsi umeze nk'utarize kandi warize. Nimvuga umusozi ntuze gutekereza uriya waje ari indi misozi dufite mu Rwanda cyangwa n'ahandi ku isi hose, uze gutekereza umusozi Imana yageneye ubuzima bwawe. Hari ibintu byari byarawupfukiranye, umusozi w'urugo rwawe, umusozi w'urubyaro rwawe. Muri make hari ibintu byaje bipfukirana imisozi yacu yari imaze igihe itagaragara kandi byayipfukiranye ntibyifuzaga yuko izongera kugaragara. Reka mbibutse ikintu kimwe, Bibiliya hano ivuga inkuru z'uburyo umwuzure waje nyine amazi ngo ararengera inkuge isigara yireremba ariko ngo igihe kiragera. Ntabwo uyu munsi ndi buze gutinda mu bintu byinshi, sindi buze kujya kwigisha, sindi bujye gusobanura abari hafi n'abari kure. Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo impinga z'imisozi yanyu zigiye kuboneka. Ibintu byanyu byari byararengewe, ubuzima bwanyu bwari bwararengewe. Reka nkubwize ukuri, urahari ari kugaragara nk'udahari. Umuryango wagira ngo umeze nk'utakiwubamo. Hari igihe umuntu yibagirana kandi ahari kubera ibihe. Hari igihe iminsi iza igatuma abantu bakwibagirwa, bene da, abantu bakakwibagirwa, inshuti zikakwibagirwa, bene wanyu bakakwibagirwa, nabo mwavukanye ubwabo amaraso amwe na akakwibagirwa, abo mwasenganye bakakwibagirwa, ukamera kubera iki bakwibagirwa uhari? Nuko hari ibintu biba byarakurengeye, hari ibigezo biba byarakurengeye, none ukamera nk'udahari kandi uhari. Ariko ndashimira Imana yambwiye ngo nze mbabwire ngo amazi agenda agabanuka kugeza ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 maze impinga z'imisozi ziragaragara. Nabwiye ngo nze nkubwire ngo kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 impinga z'imisozi zigiye kugaragara. Reka mbabwire, ubishaka utabishaka, abyemera atabyemera, impinga z'imisozi zigiye kugaragara. Kandi reka nkubwire, nubwo utabishaka umusozi yuharura wubona. Reka mbabwire, hari ibintu Imana igiye gukora, ubishaka atabishaka bibone. Kuko yambwiye ngo nze mbabwire ngo kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 impinga z'imisozi zigiye kuboneka, impinga z'akazi zigiye kuboneka, impinga za business, impinga z'urugo, impinga z'ubuzima, yemwe impinga z'ibyango. Wararengewe ku rwego nyine warugeze uvuga utegereje gupfa. Haravuga ngo ntegereje gupfa, nta buzima bugihari, yo umuntu akamera nkaho atakiriho kandi ariho. Ariko natumwe ngo nze ngubwire ngo kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 impinga z'imisozi zigiye kuboneka. Kandi ntabwo ari iyi tariki gusa, ahubwo ku kwezi kwa 10 witeguremo ko impinga z'imisozi zizaboneka mu izina rye. Kuno kwezi kwa 10 hari ibintu Imana izakoramo, hari ibintu Imana izakoramo. Ku kwezi kwa 10 hari abantu Imana izagiriramo, izakoramo iby'imbaraga. Yagambiriye gutuma ibyari byarahishwe n'iminsi, ibyari byarahishwe n'ibihe, irashaka kubihishura muri uku kwezi kwa 10, irabigaragaza muri uku kwezi kwa 10, izishura amadene muri uku kwezi kwa 10. Ndashimira Imana ko hari abaduhaye message y'abantu Imana yagiriye neza ku bwa message twagiye dutambutsa. Nababwiye umugore wari ufite umugabo afunze yaratasha, arashima Imana. N'abandi Imana yagiriye neza yishuriye amadene. Iyo tuvuga ibi ni ukugira ngo dukomeze bamwe bategereje umenye ngo Imana ivuze ibigambiriye no gukora. Nari nabatumweho ngo nze mbabwire ngo kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 impinga z'imisozi zirabonetse. Muma munteze amatwi, impinga z'imisozi
z'imisozi zirabonetse. Reka nkubwire, bagiye abari hafi n'abari kure bagiye kubona iby'Imana yakoze, kuko umusozi uri hejuru nta muntu utawubona. Ayemwe bapapa, basore namwe bakobwa, impinga z'imisozi zigiye kuboneka. Ntabwo nzi umusozi wari warapfukiranywe, sinzi birashoboka ko ari urugo. Buri muntu wese Imana yamugeneye umusozi azahererwaho umugisha. Buri muntu wese afite agasozi azata, ariko akawe kari karibagi, wagira ngo ntago kari gahari, kari kararengewe n'amazi n'ibigeragezo. Ariko nagutumweho ngo kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 impinga z'imisozi zigiye kuboneka. Kandi si itariki gusa, ahubwo kuno kwezi kwa 10, reka kuno kwezi kwa 10 mwiteguremo ko hari impinga z'imisozi zigiye kuboneka. Mwiteguremo ko hari iby'Imana igiye gukora, kandi nibikora uzasangize bene data amashimwe, uzadusangiza amashimwe. Ikindi ngusaba, ntuzibagirwe Imana yabikoze. Bivuga ngo nimura kurya mugahaga ntimuzibagirwe. Ndagira ngo dusenge dushimira. Niyo message Imana yari yampaye kugira ngo nze nyibahe kuri itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10. Reka nkubwire, gusenga si ugupfukama, gusenga ni ukwizera. Yemwe abasenze ni mwizere ko impinga z'imisozi zibonetse. Mana, turagushimiye kuri Imana nziza. Nta yindi Imana ihwanye nawe, ntayiriho ntayizaboneka. Iyo ubihamagaye byose birakwitaba. Aya mazi yari yazanywe nawe kugira ngo abantu bamenye yuko iyo umuntu atumviye icyavuzwe ajya ahura n'ingaruka zo kutumvira. Twe ntago turi mu batumvira, ahubwo turi mu bumva ijambo ryawe rivuga, kandi ukadushoboza kubishyira mu bikorwa. Ariko wohereza n'imbaraga zawe ziraza zikamya aya mazi. Wari wambwiye ngo nze mbabwire ngo hari abantu bafite imisozi yarengewe, kandi bamwe nta ruhare babigizemo. Ariko uri Imana ijya igira ibambe n'imbabazi, ukarengera batarabigizemo uruhare, ariko ukarengera n'ababigizemo uruhare bisubiyemo. Ndagushimiye iyi message ikora icyo wayitumye mu bapapa, mu bamama, mu basore n'abakobwa, abari kure n'abari hafi. Tuzumva ubuhamya muri ukwezi kwa 10. Nta na rimwe urampa message ngo ureke kuyikoreramo, niyikoreramo icyo wagambire kuyikoreramo. Uhimbazwe n'amahanga yose, ushyirwe hejuru kubw'ijambo ryawe n'ubuhanuzi aduhaye muri iki gitondo, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibaho umugisha, Imana ibagire neza. Ni mwakire kugaragara kw'impinga z'imisozi yanyu mu izina rya Yesu, amen.